Shalomo bene data nshuti z'umusaraba bakunzi bakurikirana Mukaribiya TV nanjye ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye ni Nyiramana Laurence, umukobwa ushima Imana kandi uvuga Imana, sengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. Nanjye ndaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ibirenze Yesu aduhana umugisha. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge dushima Imana yabanye natwe, ikaba yemeye ko twongera guhurira kuri ino channel ya Mukaribiya TV. Izina ryayo ntihabwe icyubahiro, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ugiye kumva rigire aho rigukura n'aho rigushyitsa. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye, urera kandi urakiranuka, uri rubasha, ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Icyo uvuze kiraba kandi iyo utegetse birakomera. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, iminsi yacu yo kubaho warayongereye, nijoro ryashize waturinze, wakanguye isi yose, warinze buri muntu wese mu ruhande rwe, warinze igihugu cyacu. Iyo utaza kuturinda ntabwo uyu mwanya tuba turi hano hantu, iyo utaza kuturinda ntabwo uyu mwanya tuba tugiye kumva ijambo ryawe. Ariko ijambo ryawe ryarambwiye ngo icyatumye udusigaza ikireti kwari ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Mwami Imana rero, kubera ko tukiriho, hari ibyo wagira ngo uyu munsi dutunganye. Mu byo tugiye gutunganya rero harimo no kumva ijambo ryawe. Twemerera ijambo ryawe tugiye kuvugira hano hantu, umuntu wese uri buryumve rimugirire umumaro kandi rigira aho rimukura ndetse n'aho rimushyitsa, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyemerera Data, njyewe ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, nyemerera unkoze ikara ryaka ku munwa. Mwami Imana, reka nkubere mikoro aba ari weho wivugira, kandi n'umuntu wese uri buryumve Mwami Imana uzamuye kumva yumvire. Ngo komeza utangirane natwe kandi uze no gusozanya natwe. Byose mbisabye nizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cyaho ni cya 16. Turahera ku murongo waho wa mbere turangize n'uwa 13. Titire y'amagambo iravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagendane ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti, nzanwe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukire amavuta kuwo nzakwereka. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Barabaza bati, mbese uzanwe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanwe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko abasohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati, ni ukuri uwo Uwiteka yimitisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Aminadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be
barindwi. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati mumutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, dusomye ijambo ry'Imana ririmo amagambo atari menshi kandi atari na makeya. Titire umutwe w'amagambo twasomye watubwiraga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bibiliya yatubwiye ngo Dawidi yari umusore w'inzobe kandi w'igikundiro. Imana ngo yasanze Samweli iramubaza ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Uwiteka Imana arangije aramubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kwa Yesayi. Nuko kuko niboneye umwami mu bahungu ba Yesayi. Nuko Samweli arangije abaza Uwiteka ngo nzagenda gute ko Sawuli nabyumva azanyica. Uwiteka arangije aramubwira ngo fata inyana y'ishashi nurangiza ugende uvuge ko ugiye gutambira Uwiteka igitambo. Niwagerayo nzakwereka uko nzagenza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko Samweli arangije yumvira Uwiteka akora nk'uko Uwiteka yamubwiye. Nagira ngo nkubwire ngo weho Dawidi watawe, weho Dawidi wibagiranye, weho Dawidi wajugunywe, weho Dawidi wasuzuguye mu muryango, weho Dawidi wasuzuguriye muri ako kazi ukora, weho Dawidi wanzwe, weho Dawidi utarigeze ugira agaciro mu muryango wawe, weho Dawidi utarigeze ugira agaciro kuri uwo musozi utuyeho. Nagira ngo nkubwire ngo inama zirateranye kandi inama zirakozwe. Ntabwo bari burye cyangwa ngo banywe batakubonye aho ngaho. Umunsi wawe n'uyu, igihe cyawe ni iki, isaha yawe ni iyi yo gutabarwa kugira ngo nawe ukurwe mu ishyamba. Imana yitegereje mu muryango wawe weho Dawidi. Imana yitegereje kuri uwo musozi uvuka utuyeho. Imana yakwitegereje mu bavukanyi bawe. Imana yarakwitegereje mu kazi kawe. Ibona ari weho abantu basuzuguye, ibona ari weho abantu bataye, ariko irebye mu mutima kuko itareba nk'abantu, irangije ibona ari wowe ukwiye kuba umwami. Ibona ari wowe ukwiye gucungura umuryango wawe. Ibona ari wowe ukwiye gucungura abantu bagutaye. Ibona ari wowe ufite umutima w'imbabazi. Nubwo waciye mu bikomeye ariko warihanganye, urakomeza urakizwa. Nuko Samweli arangije ngakora ibyo Uwiteka yamubwiye. Ngaragenda kigera muri uwo mudugudu wo kwa Yesayi, ngabakuru w'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Nuko guhinda umushyitsi nuko bari babonye umuntu udasanzwe mu mudugudu wabo, nuko bari babonye umuntu udasa nk'abantu baho. Barangije baramubaza ngo mbese uzanywe n'amahoro? Nuko Samweli arangije arababwira ngo nzanywe n'amahoro, inje gutambira Uwiteka igitambo. Ngahubwo nimwiyeze muze tujyane. Nuko barangije ngo bariyeza, Samweli arabajyana. Nuko ngo yeza Yesayi n'abahungu be bajya aho yaragiye gutambira igitambo. Haleluya. Nuko ngo barangije basohoye aho ngaho bari, Samweli areba nk'abantu, Samweli areba nk'umwana w'umuntu, areba abahungu ba Yesayi barebare bari bafite igikundiro ariko cyari igikundiro cyo ku mubiri. Mu maso y'Uwiteka ntabwo Imana yari yabishimiye. Nuko arangije aravuga ngo muri aba bahungu bose ntabwo haburamo uwo Uwiteka yimikisha amavuta. Birashoboka ko yaba ari Eliyabu, ariko Uwiteka arangije aramubwira ngo hoya, nturebe uburanga cyangwa igihagararo cye ko ari muremure namugaye. Nuko Yesayi ngarangije azana n'undi muhungu we wa kabiri, nawe Uwiteka aravuga ngo nawe namugaye. Samweli ngarangije abwira Yesayi ngo n'uyu nguyu siwe. Nuko
nuko ngo arangije azana n'undi wa gatatu nawe aramwanga. Nuko ngo Yesayi ariyongeza azana abahungu be bose 7. Bibiliya yatubwiye ko yamumurikiye 3 nibo bayavuze amazina, ariko ngo bose 7 yarabamuritse, ariko Uwiteka aburamo n'umwe. Nuko Samweli abonye bose barangiye arabaza ngo none Yesayi abahungu bawe bose naba ngaba? Nuko Yesayi ngarangije ngo aravuga ngo hasigaye agahungu gatoya k'agahererezi ariko karagira inama. Haleluya. Ntabwo bigeze bavuga ko uri umwana. Igihe cyose bakwisaka agahungu, igihe cyose bakwisaka akantu, kubera yuko nta gaciro wari ufite, nyine wari insuzugurwa, nyine wari waratawe, agaciro kawe wari ugafite mu ishyamba, n'inama waragiraga, n'inyamaswa wabanaga nazo. Nuko Samweli arangije aravuga ngo uwo nguwo ni mu mutumire bamuzane, kubera yuko tutari burye atari yaza. Nuko barangije ngo bamutumaho, Dawidi ngaraza, Samweli ngamwinjiza mu nzu, arangije ngo Uwiteka aramubwira ngo haguruka umusuke y'amavuta, kuko nguwo niwe nishimira. Dawidi Bibiliya yatubwiye ngo yari umuhungu w'inzobe ariko w'igikundiro. Haleluya. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo newe waratawe, urajugunywa, uteshwa agaciro mu muryango wawe, barakwibagirwa, baragutererana, ntibagufata nk'umwana, aho unyuze hose baragutererana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nimba wegereye Uwiteka, niba umutima wawe Uwiteka Imana wishimira, ndagira ngo nkubwire ngo igihe nk'iki ngiki cyo kukurwa mu ishyamba, igihe ni iki ngiki cyo gutarurwa, igihe ni iki ngiki cyo gucungura bagutaye, isaha yawe ni iyi ngiyi yo kugira ngo babandi bakwibagiwe nibicara ku meza bagutekereze, bavuge ngo nyamara kanaka ntabwo turi burye atari yaza. Haleluya. Nuko ngo Samweli arangije arahaguruka, asuka amavuta kuri Dawidi, ngo imbere ya bene nyina ndetse na se. Dawidi arangije ngo yimikishwa amavuta y'Uwiteka Imana, uhereye ubwo ngubwo ngo umwuka w'Uwiteka ukajya umuzaho cyane. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo Dawidi nubwo yari yaratawe, ariko yagize agaciro uhereye ubwo ngubwo imbere ya bene nyina, n'imbere yo mu maso ya se. Utarigeraga mwita umwana, reka ryose yavugaga ko ari akana k'agahererezi karagiye inama. Waba uri umuhererezi, icyo waba uri cyo cyose mu muryango wawe, icyo waba uri cyo cyose mu kazi kawe, uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo igihe kirageze ngo ukurwe mu ishyamba, babandi bagutaye, ugira agaciro mu maso yabo. Babandi bagutaye nibo bagiye kukubararira, babandi bagutaye bagiye kugupfukamira bagusaba imbabazi, babandi bagutaye bagiye kugushakisha, babandi bakwibagiwe bagiye kukubaririza, babandi batigeze bifuza kumenya ahantu uri, abo ngabo nibo bagushakishije, kubera ko isaha yawe n'Imana irageze. Imana yagucishije muri icyo gihuru, Imana yagutindije muri iryo shuri, Imana yakunyujije muri ubwo butayu, kugira ngo igihe nikigera bizamenyekane ko ari Uwiteka Imana yabikoze. Umuntu ngo yavutse ari impumyi, amaze kuvuka ari impumyi, nuko ngo barangije babaza Yesu, baramubaza ngo mwigisha, kubera iki umuntu yavutse ari impumyi? Ngo mbese ni icyaha cyase cyangwa ni icya nyina? Yesu ngarangije arababwira ngo kuba uyu muntu ari impumyi ntago ari icyaha cyase cyangwa nyina, ahubwo icyatumye ahuma kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Nawe icyatumye utinda muri iryo shuri ry'ibigeragezo, icyatumye utinda muri iryo shuri ry'ubupfubyi, ukabaho nk'umuntu utagira imiryango, ukabaho nk'umuntu utagira abavandimwe, icyatumye utinda muri iryo shuri ry'ubushomeri. Dawidi abantu mwari inshuti bakakwanga kubera yuko wabaye mu bushomeri, ndagira ngo nkubwire ngo kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri weho. Igihe kirageze rero ngo incungu y'abagutaye, kandi iri jambo ni wowe ndizaniye, weho Dawidi, weho Dawidi wanze watawe, nawe Yesayi wasuzuguye Dawidi, nawe bene nyina ba Dawidi mwasuzuguye Dawidi. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze ngo muce bugufi, igihe kirageze ngo mugarure ubwenge, kubera yuko Dawidi yimitishijwe amavuta, kubera ko Dawidi akuwe mu ishyamba, Dawidi abuzuranye umwuka w'Uwiteka Imana, kubera ko Dawidi yamwitegereje ari mu ishyamba igihe yaragiraga inama kuntu yakizwaga. Dawidi ngo yarasengaga imyuka mibi gahunga.
muramufunga, Dawidi mwamuvuze byinshi, Dawidi mwaramusebeje, Dawidi mwaramwandagaje, ariko burya ibyo byose Uwiteka Imana yarabirebaga. Nicyo gituma Uwiteka Imana amutabaye akaba amukuye mu ishyamba. Murakoze cyane, reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Wowe wumvishije ijambo uri Dawidi watawe, wowe wumvishije ijambo uri Yesayi warataye Dawidi, uri bene nyina ba Dawidi mukaba mwaramwanze, ndagira ngo mbabwire ngo ni muce bugufi, kubera ko Dawidi mugiye kubona ko Imana yari muri we, mugiye kubona ko imirimo y'Imana yerekaniwe muri we. Imana rero iduhana umugisha. Iri ryari ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo mbabwire. Ubu ni ubuhanuzi mwuzaniyeho Dawidi, bukaba ubuhanuzi nzaniye abataye Dawidi. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Murakoze. Uri data wa twese mwiza, uri nyakubahwa, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri umutima utera imbaraga. Ndagushimiye ko uri Imana ijya yemera ko ibyago bitubaho, ujya wemera ko ibikomeye tubicamo. Ariko weho Uwiteka waravuze ngo iyo umuntu azaba ukomeye umucisha no mu bikomeye, kandi iyo umuntu azagera kure umucisha kure, kugira ngo nagera kure atazibagirwa abari hanyuma ye. Mwami Imana, wemera ko umuntu yambara ubusa kugira ngo numwambika atazibagirwa ko hari abandi bambaye ubusa. Umuntu wemera ko asonza kugira ngo numara kumugaburira atazibagirwa yuko hari abandi bashonje. Wemera Mwami Imana ibyo byose urabyemera. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ari kumukiza muri byose, ngo kandi urinda amagufa ye kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye ko wemeye ko Dawidi aba mu ishyamba igihe kirekire. Ndagushimiye ko wemeye ko Dawidi yangwa agasuzugurwa igihe kirekire, ariko uyu munsi ukaba umubwiye inkuru nziza ivuga ngo inama zirateranye, inama zirakozwe, banze kurya batari bongera kumubona. Ndagushimiye ko Dawidi umukuye mu ishyamba, kandi ndagushimiye ko abataye Dawidi nabo ubasuye ukaba ubagendereye. Mwami Imana, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera umuntu wese wumvishije iri jambo rigira aho rimukura ndetse n'aho rimushyitsa. Ari uwataye Dawidi ace bugufi, Mwami Imana, asaba imbabazi Dawidi, kubera ko igihe kirageze kandi kirasohoye, uje guhemba ndetse no guhana, kandi buri muntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Reka nyakubahwa Imana, iri jambo rigende rigere kuri buri muntu wese. Ari Dawidi aryumve kandi aryumvire, ari uwataye Dawidi nawe aryumvire, kuko ubu ni ubuhanuzi bureba Dawidi ndetse n'uwamutaye. Ariko Mwami Imana, ni wowe wo kugenda ukabemeza, kugira ngo Mwami Imana buri wese abashe kumva icyo umushakaho muri iyi minsi igaragara nk'iya nyuma. Ndagushimiye ko wabanye natwe rero, kandi ukaba usozanyije natwe. Komeza utegeke kandi uganze, umeze kutwiyoborera muri byose, tukwikoreje ibyacu byose, kubera yuko wita kuri twebwe. Urakoze kubyumvise, kandi ukabikoreye kwibesha. Ni mu izina rya Yesu Kristo n'imizeye urakoze. Amen.